nibyo ndibugukoreye kuko ntiwavuga ngo ikintu urakizi utakizi ahubwo icyo uzi nicyo ukora. Amahamba rero batangira bavuga ngo mbega rutare rw'intwari zihata iminega urwa muhirwa n'imboga imbonera ya rudahinyuka bifuza mu bihu. Cyokora bajya bavuga ngo ubukeye bubyina umuhanga, ariko ndapfa kwihangana kuko ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo, ngo no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira. Mwaramutse bakunze b'inkesha nkuko twabibasezeraniye. Ubu n'ubundi twabagiriye ku mutaramyi w'inkumburwa, akaba umutaramyi inganzo yagize inganzwa. Aha turi ni mu Bigogwe, twahuye n'umutaramyi w'inkumburwa Gakwisi Nina. Abenshi muramuzi mu mbyino zitandukanye yabyinnye, yaririmbye ikigori, barugaruje umuheto, radiyo Muhabura. Muraza kunyemerera nanjye ndaryohewe kandi muze kuryoherwa n'igitaramo aza kutugirira. Reka muhe umwanya, uraza gutangira utwibwira. Urakoze. Nitwa Nina Gakwisi Rudaharana, ndubatse, mfite umugore n'abana b'abahungu 3, kandi nzi uburyo bw'amateka y'umuco wacu. Hari benshi bakunda kwitiranya cyangwa bakayoga ubusobanuro bwabyo. Sinzi nabo umbaza ngicyo wari wambwiye kare cyerekeranye n'amazina y'inka. Ngira ngo urakoze cyane, uri umuhanga kandi ukaba umutaramyi w'inkumburwa, kandi abanyarwanda benshi barakuzi. Yemwe twe twagize umugisha, nanjye ndaza kwigira ku birenge byawe, uze kudusobanurira amazina y'inka, ibishyengo ndetse n'amahamba, kuko agasoza umuco kandi umuco. Ariko bose bazakurikirana iyi video, uze kutwemerera udusobanurire ibyivugo by'iwacu. Ese uyu munsi abana bivuga ibihe, ese babikurehe? Ko mwe mufite impano nk'iyo kandi muri bagari, abantu benshi bazi indirimbo zawe kandi imbyino zawe bakanazikunda. Uyu munsi rero ni umunsi w'inkumburwa ko twakubonye kugira ngo usangire ijambo n'abakunzi b'inkesha TV. Urakoze cyane, ndagusobanurira uburyo kuko ndabizi. Amahamba nayo bavuga amazina y'inka. Uko wari unabitangiye uti agasoza umuco akandi umuco, mu majyepfo y'igihugu cyacu bavuga amahamba, ariko amahamba ni amazina y'inka. Hano rero iwacu mu Bigogo ni ibishyengo, nayo ni amazina y'inka. Uko rero bitandukana, bamwe bakayoga uko bimeze, ni impamvu y'amajwi. Mu bishyengo nyine bararangurura, mu mahamba bakarangurura, ariko bikagira uko bitandukana. Ni ukuvuga rero ngo iyo bavuga amahamba wumva bavuga kuko ndabizi, nayo ndayazi. Uraza kudufasha kugira ngo bidutandukanyirize mu majwi. Nibyo ndibugukoreye kuko ntiwavuga ngo ikintu urakizi utakizi ahubwo icyo uzi nicyo ukora. Amahamba rero batangira bavuga ngo mbega rutare rw'intwari zihata iminega urwa muhirwa n'imboga imbonera ya rudahinyuka bifuza mu bihugu ikaba muzuruhehemure. Umwami wa Ruhinanjuru yaremye ari umuhozi, zisumbura amahame ziburweza amahembe, nyirazo rutihunze ikamba ritamirije. Abavugaga kurata baratuza ngo bahake, ntawe ukiyihangara ihораnisha mu nziza, kurya ibyiruwe n'imanzi manirema babagabo nzakomeza ayo niyo mahamba. Arakuze cyane rero mwabyumvise, ataye niyo mahamba, ati kandi ndayazi, ati n'ibishyengo ndabizi, ariko byose bivuga inka. Kandi inka mu muco nyarwanda murabuzi,
mu muco nyarwanda bagira bati ikiruta inka kingana imana. Komeza utubwirize iwacu kandi nawe nkomeze mbakumbuze turi ku butaka butagira icyaha mu Bigogwe iwabo wa Nina. Ni karibu mu bishyengo bitandukanye. Noneho ngiye kukwereka rero nanjye kumva ngo amajwi y'ibishyengo yazamuwe n'abagabo babiri, ariko ubundi bashengaga mu magambo. Mbese umwe akavuga iziwabo, kuko no kubwira ngo Rutebe rw'intwari ziheta iminega rwa Muhirwa n'imboga nkabivuga mu magambo ariko batarashyira mu majwi. Kugira ngo bashyire mu majwi y'ibishyengo ni data Gashabuka n'umugabo witwa Kaboyi, nibo bashyize mu majwi y'ibishyengo. Utese bitandukaniye he noneho n'aya mahamba. Urumva rero yajya ashenga data nkamwumva, ariko nanjye ijwi rye niryo natwaye yarari nsigiye. Yajya atangira kumwe noneho mwamvura mwe dutaramye, reka mbabwire igishyengo cyanjye. Nagishenze turi Butare, icyo gihe twataramiye Rutamu, mpatahana imfizi Kaneza mpaye, ngo Rutabihira itazongera kuzimagira, hari igihinza njya nsiga mu rugo, ngira ngo uje icumbi kirabagenzi, dore ko yigeze ikumbanya icyamamare, igige kumbanyije barahisha, ariko ntibyayibujije guhina. Nanga kubyamamazi ikibikora, ngo batabegereza agacaca, ahubwo nyegeranya n'impamira, nayirebera hwira yahina, bonye itakireba ndayigurana. Nguko uko noneho tuvuga ibishyengo, ariko noneho kaba ari byo binahuye n'amahamba. Ngayo nguko icyo wambazaga numva nkigukemuriye. Abenshi barasobanukiwe amahamba kuyatandukanya n'ibishyengo, ariko by'umwihariko ibishyengo byawe abenshi barabikunda. Nkanjye abo tuba hamwe b'urubyiruko barabikunda, basubiramo byinshi. Ni ukuri uyu mwanya tugufite, ntabwo usabye igishyengo cyawe bazabimbaza kandi nkabuzira. Ni ukuri utwemerere udushyirire igishyengo. Urakoze. Icyo kare bajya bavuga ngo ubukeye bubyina umuhanga, ariko ndapfa kwihangana, kuko ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo, ngo no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira. Ntaburangurura ku manywa. Reka nkubwire igishyengo cyanjye, nakigushengera nitonze. Nakubwiye ngo nagishenze turi Butare, icyo gihe twataramiye Rutamu, akaba umugambira w'umuvuye. Nta nimfiye Kaneza mpaye, ngo Rutabihira itazongera kuzimagira, ahari igihinza njya nsiga mu rugo, ngira ngo igicumbi kirabagenzi, dore ko yigeze kumbanya icyamamare, igige kumbanyije barahisha, ariko ntibyayibujije guhina. Nanga kubyamamaza ikibikora, ngo batayegereza agacaca, ahubwo nyegeranya n'impamira, nayiyerebera hwira yahina, mbonye itakireba ndayigurana. Nariyiguranye nazimurinda, ntubwo ari mu bahumuro nta gihombo, naho neza nayizanye ikamwa. Kuri uwo mwaka mbona amatabiri, mbona y'igitondo n'umugoroba, ngabashumbije aho nibahige, mbone kubitiye mparirwa akarusho. Mbonye ari intamu yagura imunzo, ntinkayimpame kwa basewa niyo nzima, n'inka ya Rwizihirwa irunanira, mvuga n'ikibayi kiyikurikiye. Nibwo navuze na Rwizihirwa muri reji, mvuga n'intwarane ya Runyereri, mwene kwisaba udasabiyereza, mbonye ngiye kurambanya. Nibwo navuze intenderi ya Sirasi, ariko mvuga Rudasumbwa ya Kazamani, igishoka matyazi turutse Rusogo, kagira n'ikibanza mu Kanzenze, hari niyahawe nambanguza ziri mu ntwarane za Bukushyu. Nibwo navuze intenderi ya Sirasi, igibuza Mukandutiye gupakaza, ikabuza naheze kureba video, uryanjye nyikunda ishumbeje ibishushanyo, rwego ngushengeye umushuti yanjye. Ngayo nguko.
arakoze cyane rero ngira ngo mwamwumvise adusobanurira amahamba ndetse n'ibishyengo kandi mwumvise mu ijwi ryiza rye ry'umwimerere akaba n'umuhanzi w'inkumburwa kandi inganzo ikaba yaratanze umusanzu mu kubohora igihugu. Murayizi indirimbo barugaruje umuheto, murayizi indirimbo radiyo muhabura, izo zose ni indirimbo n'imbyino yahanze mu bihangano bye kuko ni umuhanzi w'inkumburwa abenshi bazi, ndetse n'indirimbo ze zinyura kuri YouTube, abazishaka bakomeza kuzibona ndetse n'abashaka ko bataramira bakamutumaho abahari iteka. Urongera unyemerere umbwire impamvu y'inganzo yawe kandi wabaye ingaruzwa muheto y'inganzo, n'ubu uracyifitemo byinshi, turacyageza amahirwe ko tugufite, utubwire no kubyivuga. Ese abana b'ubu bivuge ibihe? Ese umuntu yakwivuga akavuga ati naratsinze mu wa mbere mu ishuri ahari? Arakomeza dusobanurire. Urakoze. Hari nk'izo ndirimbo uvuze ntacyo mbeshyeyeho, uretse ahubwo abibeshyera rimwe na rimwe bakaziyitirira. Nawe naramutoje yumvira muryoheye cyangwa azi ko iri bugirire akamaro nyirayo wakayitiye. Burya rero uvuze barugaruje umuheto, ariko hari iyo minsi radiyo muhabura. Iyo radiyo muhabura nayihimbye n'ahantu hitwa Icyandirima muri Kongo mu buhungiro. Radiyo muhabura nyibaza aho yaje ituruka. Mvuga ko yaje ituruka impande zose, kandi nawe warabibonye kuko nta byo ntibayumvise zose ntugikunda. Ikigori rero cyo nagihimbye maze kugeraho hano mu Rwanda nahungutse. Iyo ndirimbo y'ikigori rero njya numva ikundwa na benshi, ariko hari nk'abayitirira akaba yovuga ngo niwe kandi atari we. Icyo kora nyine hari abatamwara. Kwiyitirira ikintu kitari cyawe nikosa. Icyo ni ikibanze nanone nashoboraga kukubwira. Noneho rero tugere hariya rero kubyivugo. Urumva simfite zo gusa barugaruje umuheto, kandi koko barugaruje umuheto nta kinyuma kirimo. Urumva ko nkubwira ngo baje babagayibuke n'ubukonje bw'iyombeho bahuje n'Imana rurema. Imbeho bayibera impangare mu ishyamba ry'induruma bashikoze inkoni z'imizo n'iminzenze, bazongera ku ntwaro z'imitima bacana urushingo barazibabura ngo zitanyerera mu ntoke. U Rwanda rukaducika maze amahanga akatwigumanira. Bumvise imiretere y'izo nkoni ruhengeri bayitera urukerera, izuba rirasaba gwije iminyago. Ibyo ni ibigwi bya ninaga ku isi rudaharana. Urumva niho rero radiyo muhabura ujya wumva nyishyira mu majwi, ariko mfite n'ibyivugo byayo. Urumva noneho rero si yo gusa, ujya wumva iyo mvuga ngo amata ni ingenzi n'intungamubiri yabigenewe. Urumva ubwo ni ukuvuga rero ngo noneho atese hari ikibazo wambajije. Ese none abasore b'ubu twivuga iki? Mu by'ukuri ntugacogore. Umuntu ashobora kwivuga ibyivugo byiza asingiza iwabo. Niba atarishe ngo ajye kwishyiraho kuvuga ngo narishe, nishe naka, kandi ibyo bigwa atari ibye. Utese yatangira ati hari mwene wacu witwa Rwamarenge yarashaje, ntabwo yigeze avuga ngo nishe umuntu, ahubwo ibyivugo bye hari nk'icyo yivuze ngo hari igihe navumbutse mu kirumbi nyura kwa barutungurana kabase, nase cyuma mubwira ko nzanye soningi, rudatondagirwa n'amafuti nyibarizwa na kadibura yambarira inkindi ko karugomera. Nshana kukivugiza na karima nari njyanye igisore kinini ngo ningeri nyamikonge kinyongerera ijwi rirenge kandi kibwira abagera bari yo ko nagwanyije ingenge kabiri. Iyo ngabanje itagira amafuti iva mu bagembe ishize kizizi nyicane kiringa imbere ya Mbogoyi, nyigeza kwarenzaho nyicuranga nsanga badahari kiringo bateraniyaho. Nabo bahimba ibyerekeye bityo, ariko be kuvuga ngo bigane kuvuga ngo narishe nishe nakanda yishe wigerekeho n'umusaraba. Ngayo nguko nicyo nagiraga ngo neza inshuti yanjye. Ubwo abasore benshi niba byumva bazabyumva, n'abaraha nabo niba babyumve, ajya himba ikivuga ati nakundanye na naka. Urumva ingabo yanjye itagira amafuti. Urumva iyo ifite amafuti rero nta kibimaze, ahubwo ingabo itagira amafuti. Iyo itagira amafuti rero igira mwene nyina, ukavuga abasore bene bagenzi bawe, ukavuga uti nari nataramanye na naka nkuko ngira ngo ndi rutaramana guhigo wa Rutaganda, sinjya ndamira naho ntaramye imihigo yanjye ndayivuga impamo, narataramye Remera kwa bakahita shongo mpatana inkungu y'umuraba, ku rwego rwa Karambo busora hambere imfizi nyimanuka nagapfunda. Urumva hari umuntu nishe ntugacogore. Nkuko twari twabibasezerane rero ngira ngo mwaryoheye nkuko nanjye byandyoheye, mwamubonye umutaramyi kandi tuzaya tumukenera cyane adutaramire n'ubundi ku Nkesha. Mukomeze mubi nkumburwa ku Nkesha kandi mukomeze mu cy'umutima,
mukomeze mubisangize benshi, mukore subscribe, mukande ku nzogera iraha iruhande kugira mujye mu wa mbere mu kumenya ibikorwa byacu. Mwakoze cyane, dukomeze dusangire u Rwanda kandi dukunde u Rwanda rwera inka n'imfura. Mwakoze.